Mwaramutseho abandi mwiriwe, nongeye kubasuhuza abanyarwanda banyarwandakazi, rubyiruko rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nongeye kubasuhuza mugire amahoro y'Imana. Uno munsi rero ikintu nifuje kuza ngo mvuge uno munsi, murumva noneho naje ntuje kandi naje ndisereye cyane. Hari ijambo nageneye abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga n'urubyiruko muri rusange. Iryo jambo rero nabageneye ndagira ngo muryumve neza, muritege amatwi, kuko ugenda ritarangiye nta kintu araba akuyemo, nta butumwa araba yumvishe. Ndagusabye wowe urumva aya magambo uyasharinge bagenzi bawe babashe kuyumva. Murabizi ko mwenshi mu banyarwanda, urubyiruko mukurikirana imbuga nkoranyambaga, amasosho media, TikTok, YouTube ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'amaradiyo n'amateleviziyo n'ibinyamakuru byinshi mukurikira bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri abantu bamwe abanyamahanga bari guhumeka igihugu cyacu nabi, bakatuvugaho ibintu bibi bigiye bitandukanye, bakatwita ko turi abantu babi, mbese muri make bakavuga ibintu bitandukanye n'ukuri guhari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyumva ukuntu bimeze, murabyumva impumeko iri hanze mu bindi bihugu, ku banyarwanda, ku mukuru w'igihugu cyacu, ariko ibyo ntabwo byakuraho ubusugire n'ubukomere bw'igihugu cyacu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda twaciye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, twaboneyeho kwiga ibintu byinshi nabyo bigiye bitandukanye. Icyo nabasabaga ni iki rero, rubyiruko banyarwanda banyarwandakazi, iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu bihugu ku isi ubu tuvugana biri gukurikiranwa cyane, biri kugenzurwa cyane, biri kumva impumeko yabyo. Icyo nabasaba ni iki rero, uyu niwo mwanya dufite wo kugira ngo dushyire ukuri kwacu nk'abanyarwanda ahagaragara. Uyu niwo mwanya ngo tuvuge natwe batwumve, nk'uko ibindi bihugu n'ibindi bitangazamakuru bimwe na bimwe bitari byo mu gihugu cyacu biri kuvuga, kandi ibyo bintu bikatugeraho. Icyo mbasaba rero banyarwanda, rubyiruko, inshuti zacu, bantu mufite uruvugiro, bantu mufite amasosho media avuga rikumvikana, bantu mufite imbuga nkoranyambaga mushyiraho ibiganiro bikabasha kurenga imipaka y'igihugu cyacu, bikagenda bikagera hanze, bikumvikana, bikumvwa n'abantu benshi. Ndabasabye mushyireho ukuri ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi kandi ndabasabye kugira ngo mukore iyo bwabaga namwe murebe koko, kuko ibintu bivugwa ku gihugu cyacu ko turi abagambanyi, ko turi abantu babi, ko turi abantu bafasha umutwe w'ingabo za M23, mushyire ahagaragara ukuri kwanyu. Ntabwo tuzabyemera, ntaba ari njye cyangwa ari wowe uzabyemera. Oya, ntitukabyemere guha intebe abashaka kuduharabika, abashaka kutwijundika. Ikindi kandi mbisabira inshuti zacu, murabona ibinyamakuru biri kuvuga amakuru yo hanze, biri kuvuga amakuru y'u Rwanda, bikavuga ibintu byinshi bitandukanye, turi kubibona rwose, tukanabyiyumvira. Kuko ugiye kuri YouTube ukandikamo breaking news of America about on Rwanda, ubona rwose ibintu byinshi cyane biri kuvuga ku Rwanda. Natwe nicyo gihe rero tuvuge amakuru ya nyayo, tuvuge ko twumvishe isi ko turi inzirakarengane. Ndabizi ko mushatse kumva ikintu mvuze,
twumvishe isi ko ibiri kuba byose, imyanzuro yose yafatwa, ko twebwe ntacyo tubiziho kandi twe turi abantu bari hambo cyane. Ibintu numva ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ngo tuyobojwe igitugu n'umukuru wacu w'igihugu, ibyo bintu rwose mana njyewe mbyumvishe mbura uko ngira. Umukuru wacu w'igihugu ntacyo atatugejejeho, turamukunda, His Excellency Paul Kagame, aho ari hose yumve ko tumushimira cyane. Tuzamutora 100%, uzababara azakora icyo ashaka, ariko twebwe umukuru wacu w'igihugu turamukunda kandi turamushyigikiye cyane cyane, kuko yatugejeje ku bintu byinshi. Amahoro dufite niwe, imihanda, ibitaro, murabona ko abana bari kwiga ku buntu. Umukuru wacu w'igihugu mbese ntawamusimbura, turamukunda cyane. Rero rubyiruko, nshuti zanjye, ibyamamare, reka nivuge no ku bahanzi. Buriya abahanzi nimwe mwagakwiye kutuvugira, nimwe mwagakwiye kutuvugira, mukabicisha mu butumwa, mukabicisha mu ndirimbo. Abahanzi bo mu Rwanda nabo bamaze gutera imbere cyane. Ni gute mutahaguruka ngo muvuge, muririmbe, muvuge ku gihugu cyacu? Wayi twe ntago twishimiye abantu baduharabika, oya, nta na gato ntago tubishimiye. Bahanzi muhaguruke muririmbe, muvuge, mufite uruvugiro, muravuga rikumvikana. Nta muntu rwose uzaza kubabwira ibiki n'ibiki ati mugire ute, muri mu biki, muri gukora ibiki. Oya, nimuvuge, nimuvugire igihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi ndabizi ko muvuga rikagera kure. Kandi ikindi, mureke duharanire kuba strong, tuba abantu bari hambo, tuba abantu bakomeye mu mitima yacu. Ntimukumve ibintu byose biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ngo mucike intege, mugire ubwoba, kuko izi mbuga nkoranyambaga nazo hari amakuru zivuga rwose ugasanga ntawe ahuriye n'ukuri. Mureke tube strong, dukomere nk'abanyarwanda, kuko ndabizi ko u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, u Rwanda ni igihugu kirinzwe, u Rwanda ni igihugu Imana yahaye umugisha, dore ko yirirwa ahandi igataha i Rwanda rwose, ikaba yaraduhaye n'intumwa yayo ngo ize ibane natwe, Paul Kagame, His Excellency wacu. Mureke tube hambo, dukomere mu mitima, ntimwumve ku byo abantu bavuga, ntimutekereze ku biki, muhaguruke tube abantu bakomeye, tube abantu bakomeye, dushyigikire ingabo zacu aho ziri hose. Mujye muzibuka, tuzishimire, muzijye muzihoza ku mutima. Kandi ikindi rwose ndabasabye, mushyire ukuri ahagaragara. Ntituzemera ko u Rwanda rwacu ruvugwa amafuti, ruvugwa ibitari byo. Nimuhaguruke tuvuge, nimuhaguruke tuvugire igihugu cyacu cy'u Rwanda hanze y'igihugu cyacu, ku migabane yose y'isi. U Rwanda rumenyekane, dore ko rwamenyekanye nk'igihugu cy'igihangange, kandi ntituzemera ko u Rwanda ruvugwa ibitari byo. Murakoze, reka cumbikira aha. Yari umuhungu wanyu, umunyarwanda Habumugisha Moise. Murakoze, mugire amahoro y'Imana kandi mube strong.